umukristo ndumwimukira nakomeje urugendo ibyinowe ibyina mwisi nabihinyuye sigaye nifuza ngendo umukristo gakondo we iyo iri mu ijuru kumana ya erega ntazaribayo erega ntazaribayo ndabizi ntazaribayo abaho we hose ngenda umukristo gakondo iri mu ijuru ku mana yacu ntazara we erega ntamiruho abaho bose erega ntazaribayo ndabizi ntazaribayo haleluya haleluya. Reka dusome ijambo ry'Imana ari mu gitabo cya mbere cy'abami. Ijambo ry'Imana riri mu gitabo cya mbere cy'abami igice cya 21 turasoma umurongo umwe gusa wa 3. Ijambo ry'Imana riri mu gitabo cya mbere cy'abami igice cya 21 turasoma umurongo wonyine wa 3. Mutwe w'amagambo aravuga ngo Ahabu anyaga Naboti uruzabibu rwe. Bibiliya iratubwiye ati Naboti abwira Ahabu ati biragatsindwa n'Uwiteka kuguha gakondo y'abasogokuruza banjye. Amen. Haleluya. Amen. Reka bisubiremo rimwe. Bibiliya iratubwiye ngo Naboti abwira Ahabu ati biragatsindwa n'Uwiteka kuguha gakondo y'abasogokuruza banjye. Imana ishimwe cyane. Reka duhite tunasomera rimwe mu byakozwe n'intumwa, igitabo cy'ibyakozwe n'intumwa igitabo cy'ibyakozwe n'intumwa igice cya 7 turasoma naho umurongo umwe wa 59. Igitabo cy'ibyakozwe n'intumwa igice cya 7 umurongo wa 59. Mutwe w'amagambo aravuga ngo bicisha Stefano amabuye. Bibiliya iratubwiye ngo bakimutera amabuye arambaza aravuga ati mwami Yesu akira umwuka wanjye. Amen. Bibiliya iratubwiye ngo bakimutera amabuye arambaza aravuga ati mwami Yesu akira umwuka wanjye. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Haleluya. Dushimiye Imana ko yaduhaye icyumweru cyiza kugira ngo dusenge. Amen. Dawidi ngo yigeze kumbuye gusenga ngo kubera yuko umuhungu wiwe Abusalomu yari yagiye ku ngoma ngo aramwirukana. Dawidi ahunga umuhungu we ngo amara igihe kinini atajya gusenga. Bibiliya ivuga muri Zaburi 122 aravuga ngo yari abonye akanya gato ko kujya mu nzu y'Imana. Sinzi uburyo yari yanyorobotse Abusalomu batabonanye. Aravuga ngo narishimye cyane ubwo bambwiraga ngo ninge mu nzu y'Uwiteka. Ngo Yerusalemu ngo dore ibirenge byanjye bihagaze mu marembo yawe. Haleluya. Ngo ibintu byiza kubona bageze mu nzu y'Uwiteka. Hano hanze haba hari ibintu byinshi bitubangamiye ku buryo ushobora kwisanga no ku cyumweru utibuka kari ku cyumweru. Kuburyo umuntu ashaka koza ku cyumweru hageze kandi mugoroba ngo hageje neho ku cyumweru kandi icyumweru cyabaye uwo munsi. Ariko Imana ishimwe ko yatwibukije ko uyu munsi ari ku cyumweru cyangwa ari umunsi wo guterana kwera tukaza mu nzu yayo. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Rero ndagira ngo twihute kubera ko igihe gihari ni gito cyane, ariko uko byagenda kose turigamo ibintu byinshi cyane. Amen. Dumwe mu bantu bavuga ibintu byinshi kandi vuba vuba biragusanga amatwi yawe nawe yumve vuba vuba. Nuza gusanga uri kumva buke ukishobora gusanga hari ibyo uri buza gusobanukirwa amateraniro yarangiye kare. Yesu Kristo rero kimwe mu bintu yagiraga byiza nakundaga nanjye namwigiyeho
ni ukwitegereza cyane utuntu twose tubera mu rusengero. Uriya mu rusengero witonze kuva amateraniro agitangira kugera asoje wavamo wize ibintu byinshi cyane. Amen, haleluya. Nuba ngo Yesu yakundaga kwitegereza akareba uburyo ibintu bikorwa mu rusengero. Ngo rimwe ngo yigeze ngo no kwitegereza abantu uburyo batura, abonamo n'abatura menshi ngabona n'abatura make. Ubundi kiragize cya gipfundike kugira ngo umuntu atamenya ituro watuye naho ryaba rike. Ariko Yesu yaragiye ngo yicaraho igiseke kiri kakajya arebamo. Mu rusengero abamo utuntu twinshi twakwigisha. Ariko Bibiliya ivuga ngo abwira abigishwa ngo uriya mukecuru atuye makeya, ngo ariko ndabona rero batuye amaturo menshi. Ati kubera iki se kandi atuye makeya? Ngo uriya we ngari amafaranga atanze niyo yonyine yari afite mu nzu, ariko aba bakire ngo batuye amafaranga basaguye ku mishinga yabo bakoraga. Arangije ngo arishima cyane avuga ngo ndababwiza ukuri rwose, ngo uriya we ngacyuye umugisha mwinshi kubera ko yatuye ibintu byose ngo yari afite mu mutima. Niyo mpamvu muri 115 yavuze ngo ibintu byose mfite ngo nanjye ubwanjye ni iby'uwo mucunguzi. Amen, haleluya. Niyo mpamvu no mu rusengero ntabwo nshaka kutuvugaho twabonetse, ariko ndagira ngo twiyigire ijambo ry'Imana. Ariko ugitega amatwi unarebe cyane mu materaniro havamo utuntu twinshi wakigiramo kandi ugafashwa. Amen, rimwe na rimwe ukumva nawe hari utwo wakosora ushingiye ku two wabonye. Siko bimeze? Haleluya. Ndagira ngo rero tuvuge kuri iri jambo ry'Imana, ariko turivuga mu ntego ivuga ngo agaciro kagakondo yacu kaduhatira kuyigundira. Amen. Bwira mugenzi wanjye agaciro kagakondo yacu kaduhatira kuyigundira. Haleluya. Ndagira ngo tuvuge kuri iri jambo ngo agaciro kagakondo yacu kaduhatira kuyigundira. Nababwiye ko amazina yanjye nitwa Iratsinze Felisi. Ndashimira Imana ko ari umukozi w'umuhanga. Amen. Kandi ndashimira Imana ko igira neza. Kubw'ubuntu bw'Imana busaga twahawe gukorera Imana. Muri nyabuza ngo nta nubwo tubeshejweho nuko dufuragurika tukabona ibyo kurya bya buri munsi. Kubera ko hari abantu mu bitaro benshi batumiza ibyo kurya bakimara kubirya bagahita bapfa. Aravuga ngo rero amaso yacu yo guhanga ibyo kurya, ya kureba ibyo kurya ngo dutekereze ko ahari ari byo bituma tubaho. Aravuga ngo twibesherejweho na Yesu. Haleluya. Ngo mu bintu byose ngo tubonera kuri iyi si, ngo iyo twamamaje ubutumwa sasa. Haleluya. Iyo twamamaje ubutumwa bwiza ngo niyo nyungu tuba dufite mu ijuru. Amen. Rero ndashimira ko nanjye Kristo yatekereje ko ndi wo kwizerwa. Ayo magambo ubundi ni Paulo wayakoresheje, ariko nyakoresheje kubera ko nuko twese Imana itekereza ko turabo kwizerwa ikaduha agakiza. Kavuga ngo ibyo byose abantu bahagakiza ntabwo bazagaterera inyoni. Amen, haleluya. Rero ndashimira Imana ko nanjye yemeye ko mba umubwiriza butumwa bwiza, by'umwihariko nyine mu buryo bumeze gutya. Amen. Shimira Imana nanone ko ngarutse. Perezida Imana imuha umugisha yarambwiye ngo wazongeye kudusura, kandi ngewe umuntu ambwiye mbasure by'umwihariko yavuze ngo uzanatuganiza ku ijambo ry'Imana. Mba numva mpaye akazi keza. Amen. Bibiliya iravuga ngo nimuyajya mukora ngo ntimujye mugira impungenge ngo kubera yuko ngo ahantu habikwa imirimo yanyu ntabwo ari muri banki z'isi ngo ahari zazashya ngo cyangwa inkongi y'umuriro igatuma amafaranga yanyu cyangwa ubutunzi ngo buhungabana. Ngo ndababwiza ukuri niko Yesu avuga ngo n'inyenzi nuvuga ngo udusimba dutoya ngo ntidushobora gutobora banki yo mu ijuru, ngo mujye mukora mwumve mutekanye. Amen. Ndavuga ngo ibyo byose akazi mbonye umurimo ndi buveho nkoreshejwe n'umwuka w'Imana uraba ubitswe ahantu heza cyane hatekanye. Amen. Rero ndagira ngo rero tuganire nanone. Ubushize naje tuganira ku ijambo ryavugaga ngo ryari ijambo ryiza rivuga ngo agakiza. Twavugaga ngo igihe cyo kugendererwamo kirenda gushira. Amen. Ariko ntabwo nshaka kubivuga, nababwiye ko igihe ari gito nshaka ko dukoresha gito cyane, kuko hano harimo concert cyangwa igitaramo kigiye kuba, kandi abanyeshuri bose tuba twatumiwe. Ko bisa kose kirabasasaba bivuze ngo turataha tugaruke. Dutinze rero wasanga dukerere, kandi kwica gahunda nabyo si byiza. Amen. Ariko nyarubwira mugenzi wanjye agaciro ka gakondo yacu kaduhatira kwigundira. Niryo jambo tugiye kuvugaho mu magambo make cyane. Bibiliya yatangiye itubwira mu gitabo cya mbere cy'Abami. Bibiliya yatubwiye ngo Naboti asubiza umwami Ahabu ati biragatsindwa n'Uwiteka kuguha gakondo y'abasogokuruza baki.
mwumve neza, ntabwo Naboti yasubizaga umuturanyi we. Amen. Nta nubwo Naboti yasubizaga inshuti ye baziranye. Yabwiraga amagambo akomeye nkayo umwami w'igihugu. Bwira mugenzi wanjye, abagabo baratinyuka. Hari ibintu utakinisha, namwe murabizi nyine, siko bimeze. Hari ibintu utakinisha ati uceceke ubigumane mu mutima, utabivugira hano bakakujyana amabusi. Ibintu ntabwo Naboti yabaye nk'umuntu uhangaye umwami cyane. Ariko icyari kibiteye ni iki ngiki, aricyo ngira ngo twihute. Bibiliya ivuga ngo mu kiriya gitabo utangiye usoma kugira igice cya 21, biravuga ngo hariho umugabo witwa Naboti ngo w'Iyezereli, ngo yari afite uruzabibu ngo aho hafi, ariko yari mu gihugu cy'i Samariya kandi cyayoborwaga na Ahabu. Ngo hafi yiwe rero niho hari ibirindiro by'umwami, nawe ahafite uruzabibu. Biravuga ngo Naboti ngo yiberaga aho ngaho ku ruzabibu rwiwe, ariko ngo Ahabu aza kurureba ararwitegereza, ngo araza yibariza Naboti amusanga iwiwe. Arabaza ati, Naboti bimeze bite? Ati, nisabye byose baraganira nuko Bibiliya ikora incamake, siko bimeze se? Amen. Nango Naboti bimeze ati timeze sati, wowe bimenye ko naje tibaje mwami ndakubona. Ati rero Naboti nkakubwira ko shaka uruzabibu rwawe, kandi ntugire impungenge, ntabwo ndujyanira ubuntu sindi igisambo. Uruzabibu rwawe ngenda guha urundi mfite rurusha ubwiza uru rwawe. Twumvikane, mwumve neza ibi bintu ndi kuvuga ndabikenera mu mwanya. Nubwo ndaguha uruzabibu rwiza rurusha urwawe kuba rwiza, kandi n'uwumva udashaka uruzabibu rwanjye ndakwihera ifeza, kuko ndi umwami ndazifite nazo zijyana. Ahereza umwanya Naboti yitekerezo. Haleluya. Naboti aritekereza byose. Buriya Naboti yaragiye kajya ruzenguruka akibaza, umwami ambura uruzabibu rwiwe atangamo ifeza, agakora bene gatoki nibeshya niyo cyangwa se ifeza uruzabibu. Naboti rero arangije azazanye igisubizo. Byajya byose umwami avuga ati, Naboti azaniye igisubizo cyiza. Bibiliya yatubwiye ngo Naboti ngasubiza umwami, aramubwira ati, ndabizi uri umwami, Samariya urayiyoboye, ariko njye ndakubwira ko uretse no kuvuga ngo ntibishoboka, biragatsindwa n'Uwiteka. Haleluya. Ntabwo ari ugushoboka gusa, ahubwo birasaba ngo Uwiteka ari ubitsinda, aho kugira ngo nguhe gakondo y'abasogokuruza banjye. Haleluya. Naboti ntiyigeze atekereza ko uruzabibu yarusigiwe. Aravuga ngo ntabwo nanjye ari urwanjye ngo rwigengeho. Iyi gakondo twarayihererekanyije iva mu gisekuru ijya mu kindi, kandi si njyewe wo kwica nabi gakondo y'abandi. Ngira ngo si wowe kwica nabi gakondo y'abandi. Haleluya. Ntabwo ari wowe wo kwica nabi gakondo y'abandi. Si yawe, ndavuga ngo si yawe. Hari ikintu natekereje kuri Ahabu. Kuki Ahabu yashakaga uru ruzabibu rwa Naboti, kandi Bibiliya yatubwiye ko yari afite urugwiza kuruta urwa Naboti. Ndavuga ngo igihe cyose Satani amenya agaciro k'agakiza ufite, bizamworohera ko atakaza iby'agaciro cyane kuri we ngo yibonera ku gakiza ufite. Ahabu we yararebaga akavuga ngo iyi gakondo Naboti arimo niyo ba Aburahamu bavamo, ibyo ari byo byose Imana izajya impa umugisha ninjya mwira gakondo. Aravuga ati, nakemera ngaheba urwanjye runini rwiza nkitwara kara gatoya ka Naboti. Naboti abimenya kare. Naboti abimenya kare. Aravuga ngo ntibishoboka. Biravuga ngo yaravuze ngo ibyo byose abantu bose bakunda amafaranga, reka nshyiraho ko niyanga uruzabibu muhe n'amafaranga. Bazamugenza ngo ari wowe ntiwayatora aya mafaranga, aya mafaranga ari wowe bayihereye. Tuvuga ngo uri
umukobwa, reka tuganire bashiki banjye barimo hano, uri umukobwa tuvuga ngo ugize amahirwe, kavuga ngo ni amahirwe. Nka minisitiri kavuga abaminisitiri nibo borohewe. Minisitiri araje arakubwira ndumva njye nshaka ko turyamana isaha imwe, ntabwo ndi burenze isaha imwe, ndaguha amafaranga cyangwa aho niba ubishaka njya kwigirira umugore wanjye wa kabiri, ariko nyine wibera ahantu wibana. Uri umukobwa muri video bazagenza ngo amafaranga niho yatuma niko abenshi bayatora nuko Imana irondora mu mutima. Bibiliya yari yatubwiye ngo Ahabu amaze kumva, iyo usomye hasi ngo ibisubizo Naboti amusubiza, ngagenda afite agahinda kenshi cyane. Satani ajya ababara iyo agusabye gukora agacyaha ntabwo ukaba ubwo ni icyaha. Narishigize ngo ncyoroshye kugira ngo umeke ari gato, zibura icyaha gitoya kambaye gitoya akabona urabyanze kuko ubw'agakiza wakiriye. Arababara wumva ngo Satani agira gute, arababara. Biravuga ngo Ahabu arataha ngo yanga kurya ngo aryame ivure. Ku bantu batazi ni umwanya ubundi umugore araramo iyo afite umugabo. Simbizi nawe uzashaka urugo uzawumenya, ariko niho Ahabu yagiye ngo ajya kuhirengeka ngo arangije ngo yanga no kurya. Biravuga ngo afite umugore witwa Yezebeli we nta mikino. Ni nkaho mu Kinyarwanda yari ishinze, ariko Bibiliya ntabwo yabyanditsemo. Yari nk'ishinzi we nta mikino. Buriya abadamu bameze nk'ishinzi badakunze kuza mu rusengero bigaragaza, ariko Mungu ari ibintu bicika. Wakiga mu rugo ukabona umugabo aritonda ukagira ngo ahari n'ubwumvikane, kumva umugabo yifitiye ishinzi yicira bukeya hato urugo rudashya rwashya, bose bazamutse urugo rwashya. Umugabo agatace kavuga ngo mbega abantu babanye neza byaheye, umugabo ntavuga shinzi raho nitaha. Biravuga ngo Yezebeli aravuga ngo ariko sura umwami koko, umuntu w'umwami ukaryama mu mwanya wanjye ngo Naboti yakwimye uruzabibu. Yezebeli ati mbega umugabo, atereka kubwira by'ukurya iby'uruzabibu bimparire ndaje tuguhe. Hari abagore batukana kujya abwira umugabo ngo ceceke ndaje mugutuke, akajya gutongana mu rugo, kandi ikibazo cyabaye hagati y'umugabo wiwe n'abaturanyi. Ariko umugabo ko ari umuntu ukizwe abati ngewe ntabwo mfite umwana gukomeza ntongana n'abaturanyi, nimba nababwiye bazirike ihene yabo akakwizirika, ubwo nyine simbizi Imana ibava mabati wowe ceceka reka nge ubundi nuko uborora. Rero Yezebeli yari ameze nka gutyo atajya yorora abantu, aravuga ngo ijyamire wirire neza ndaje mbikurikira. Bibiliya iravuga ngo Yezebeli, ndajya ngumva akaganuma nzo mukige, bivuga ngo Satani ashobora kubona ko washoboye dayimoni wakwiba, ariko akavuga ngo ibyo ari byo byose mfite umudayimoni w'ubusambanyi, kandi nindamuka mukoresha uzagwa hasi. Icyo Satani ashaka ni ukugwa hasi. Rero ngo Yezebeli ngaragenda gufatira inzandiko z'ibwami. Urumva noneho yarayoboye umwami yasunye, twe bacu bagita gutinya ubwo nyine urugamba rwa munani. None harayobora biro zose z'umwami azijyamo, yandika inzandiko zose, ashyiraho amakashi ngo igihugu cyose tujya mu gisibo cyo gusenga iminsi 2. Avuga ngo Satani ajya ku karago we, avuga ngo uriya ngombe mubona. Ariko reka nihute tuvuye mu mateka twaza gutina kandi iminota yacu twayivuzeho. Biravuga ngo ategura abagabo 2, biravuga ngo bibigwa badafite ubwenge bw'Imana, nicyo bivuze ngo bahimbe ibinyoma, bavuga ngo uyu Naboti yatutse Imana ngatuka na Mose cyangwa ngatuka umwami. Biravuga ngo iyo umuntu yatukaga Imana cyangwa umwami baramwicaga kandi bamuteye amabuye. Urumva umugore ko afite tekinike, abagore bo mu basengero kwe bafite amatekinike kandi arusha y'abagabo. Ugiye Ahabu yari yakakabiye, umugore we yari yabonye igisubizo, ariko nticyari cy'umwuka w'Imana. Nicyo kibazo. Naho Salomo azi ubuhanga. Biravuga ngo Salomo yararebye aritegereza mu migani, aravuga ngo umuntu ubonye umugore mwiza ngo ababonye ikintu cyiza ngo abahawe umugisha n'Uwiteka. Nigeze kukavuga baravuga ngo ubwo ari umusore nawe
atagiye kwigisha avuga ku bagore aramushaka pe. Ndavuga ngo ntabwo wakumva uburemere bw'ijambo mvuze kugira umugore mwiza utaramenya ubundi umugore mubi akora iki. Biravuga ngo Samusoni yari afite umugore witwa Delila, ngo Delila yaruhutse ariko Samusoni bamukuye mu amaso. Umva umugore mubi. Niyo mpamvu Salomo yarazi ubwenge, yari yaratunze abagore 1,000, yarazi ubwoko bw'abagore. Avuga ati bya byose kugira umugore mwiza cyane nabyo n'umugisha umuntu abahawe n'Uwiteka. Hari igihe ugira umugore mubi, ntabwo ndi bujije muri aya mateka, ariko Yezebeli nawe muzumva ibintu yakoreye Ahabu. Biravuga ngo Yezebeli yatumye Imana ibwira Ahabu ngo ahimbwa zarigatiye amaraso ya Naboti, ngo ni nahimbwa zizarigatira yaho. Rero twihuse ngo Naboti bamushinjije ibinyoma ngo bamutera amabuye, ariko Naboti agundira gakondo yiwawe. Bwira mugenzi wawe ngo gundira Kristo mu buzima bwawe. Ongera mbwira ngo komeza ugundire Kristo mu buzima bwawe. Naboti aravuga ngo ntabwo natanga gakondo, niba shaka banyice ariko amaraso ya gakondo atandiho. Imana iramenya yuko mpfuye, gakondo imenya ibyaye ariko nge ntayitanze. Hari abantu batanga Kristo bataramo, niba ngo bataramenye ko Kristo ari gakondo Imana yatuzanye ngo ducungure, agakiza yaduhaye bakagatanga ku rundi. Twihuse kugira ngo dusoze. Bibiliya ivuga ku bagabo bagiye birinda gutanga gakondo zabo. Iravuga ngo Yosefu ngo yagurishijwe muri Egiputa ngo ajya kwa Potifari, ngo niba wari bamuguze ngasanga muka Potifari nawe yari inshinzi, ariko inshinzi y'ubusambanyi we yagiragira ari byinshi cyane. Rakagirira nira ari umukozi wo mu rugo. Mbega abadamu nk'abo baba ngo umukozi wafashwe ku nguvu na nyirabuja ntuzajye ngo akantu gashyisi vumbukanye kuba kera muka Potifari bari bariho. Ngo muka Potifari aravuga ngo Yosefu nshaka ko turyama. Biravuga ngo Yosefu abwira muka Potifari ngo ni gute nakora icyaha gikomeye gico ndi umunaziri w'Imana. Haleluya. Ngo yanga kwemera ko baryamana. Muzi byakomeje kuba, ntabwo ndi gushaka kubijyaho, ariko hari ingero z'abantu bagumanye Kristo mu buzima bwabo, banka kurekura Kristo mu bihe bikomeye. Bibiliya iravuga ngo Saduraka, Meshake na Abedenego ni bamwe mu bagabo nanjye nabonye yuko basuzugura, ariko basuzugura mu buryo bw'umwuka. Ubundi hari uburyo bwo gusuzugura mu buryo bw'umwuka, Satani ukamufeka. Yego gusuzugura mu buryo bw'umwuka ugahabura Satani. Murabizi ko Yesu byigeze kumubaho ngo Satani ngaraza ngaramwereka ngo reba uyu mugwa n'undamyanza. Yesu avuga ngo mva imbere Satani, kuko handitswe ngo uramye Uwiteka Imana yawe gusa. Nyine wakumva ari ijambo mva imbere ribi, ariko no gusuzugura mu buryo bw'umwuka. Satani ntakakwiherera. Ntabwo dutukana, ariko mu buryo bw'umwuka turacyaha ukatwumva. Saduraka, Meshake na Abedenego ngo umwami arabakanga ngo turabata mu itanura ry'umuriro nimudapfukamira ibishushanyo twabaje, kandi mbabwiza ukuri itanura ryari riri kwaka kugira ngo umenye ko gahunda ari ugupfa. Ngiye kuryanyageza inshuro 7 bashyira mu inkwi bogeza mu inkwi. Biravuga ngo abagabo baryenyegezaga batwikwaga n'ibirimi by'umuriro bagapfa. Nebukadinezari yari yitaye ku bagabo bari gupfa, yarashaka ko agakiza kari muri Saduraka, Meshake na Abedenego bagata. Ntabwo Satani yitaye ku modoka za Homba ngo yaje kukureba muri video, ngo esanse yaje kukureba, azayizana, ariko agakiza ugatakariza i Kigali ku gitanda cy'umukire. Ntabwo umuturanyi wawe yitaye ko hirya za Homba, wowe azagutuka kuko nawe utoroshye n'ubwo ukirijwe. Abantu bakirijwe ariko bakigenda n'utuntu twa kera, bati nubwo nkirijwe buramenye gutukana. Ndabizi ndabona ngo nuko ndirimbuka ngo sinagutuka, njye nagutuka. Agateze ko umuntu yakijijwe gutuka biratangaje kwera. Mpamvu nakiri bakacyafite intwaro za Satani akirwanisha. Kandi bira umuririmbyi atubwiye ngo kandi n'intwaro ze ngo z'amafuti ngo yagize ngo yarazimwambuye. Turi kuri 210 ngo twashobora kunesha ute Yesu turwanira. Naho ugasanga umuntu n'uw'Imana ngavuga Yesu ariko afite n'udutwaro twa Satani nawe agenda. Yageze ahantu abona ko
ibya Yesu byatinze hagati hano ni ukwirwanya akagwanisha kuza Satani. Kandi mwibuke iyo abantu babanye intwaro ukoresha ari kimwe n'izabo baravuga ngo uyu ni mwana wacu mumureke. Ni ukorera abakristo bamwe bahemuka bakoresha intwaro za Satani. Babanduza n'udutwara aho ati Satani ngo uyu ni mwana wacu nimubona ko ari kugwanisha ibitutsi. Kandi wari umukristo ahubwo aho ugeze usanze kwaca uvuga ngo Yesu ni umwami bitoroshye. Baraza kukubabura pe. Aho ati hano ni ukwacu tukana bakamera ko udakijijwe byose barakureka ati rwose. Satani ngo uyu ni mwana wacu mumureke. Ntiyavuga Yesu atukana gutya. Biravuga ngo basaduraka biravuga mu gice cya 3 muri Daniel 16 ngo basubiza umwami ngo umwami nta jambo turi buvuge kuri icyo kintu cyo gupfukamira ibishushanyo kuko Imana dukorera ngibasha kudukiza mwitanu kandi nawe itadutabara utagira ngo turaza kugira ubwo twebwe turawujyamo kuko aho kujya dupfukamire Bayali twakemera tukarokora ubugingo komera Imana amashyi. Haleluya. Umwami yumva yikanza n'ubwa mbere mbonye abaga bankanga ndi umwami n'ubukegereza nta jambo mwasubiza umwami ngo uburakari biravuga ngo azabiranywa n'uburakari babata mu muriro birukanga. Kimwe mu bintu nakundiye Imana yacu igifata abanzi bacu ikabarinda ngo nabo bazitegereza uburyo batabana. Nebukadinezari nubwo yagize umujinya ngo yabonye batereza Saduraka Meshaki na Abedenego mu muriro ntiyakora ikosa ryo guhita yivumbura agenda ngo ahubwo we aritegereza mu muriro ngarebe. Imana nayo iravuga ati ubwo uri kubibona kagwere harimo n'undi wa kane abandi bakabona. Nebukadinezari ngo ajya mwiyereko navuga ngo Imana iri gukora n'abapagani bashyira mwiyereko za mpano yatwimye abapagani nge bazibona kugira ngo babone imirimo y'Imana. Ngo Nebukadinezari ajya mwiyereko ngo akajya abona mu bundi muntu amagara abagabo ngo njyawe sinabonye mushyiramo 3 ngo ni ngo ariko se ko mbona 4 kandi uwa 4 we akaba asa n'umwana w'Imana. Amen. Amen. Arangira ngo